ngo mugira igihe abantu baza bakagura icyo kunywa bakarira ubuntu. Reka nashanye sobanure neza. Ubundi mu buzima busanzwe iyo ufite business nk'iyi ntabwo itwikiramo. Uvuga ibintu biririye kuko iyo itwikiye murahomba. Abura abantu. Twebwe ibyo tuvuga ni ukuri. Wowe wa gatatu w'umuganda we tugane ugura icyo kunywa, icyo kurya tukiguhera ubuntu. Ni today 250 nkuko bisanzwe nyine murabizi ko ibyo twiyemeje ari kugenda tubatembereza hirya no hino mu Rwanda hose nago bikiri muri Kigali gusa ni mu Rwanda hose kuko niyo gahunda dufite kugenda tubatembereza hirya no hino ndizera ko mumeze neza cyane mwe mwese mudukurikiye muherereye hanze y'igihugu abantu muri hanze y'igihugu abantu muri diaspora respect kabisa muri abantu bahatari byatari n'abantu mwese muba mu Rwanda namwe muri abantu agaciro abantu baba i Burundi abantu mudukurikira muri hirya no hino mwese mwumve ko tubashimiye kandi ebana mukomereza aho ngaho kuri wowe rero waba utubonye ari ubwa mbere reka nkubwire ngo nugenda udakoze subscribe kora subscribe aho hasi ubundi ibibera mu Rwanda cyangwa hirya no hino hose mu Rwanda tujye tuhakugeza niyo mpamvu twitwa today 250 icyo cyo uragisobanukiwe neza cyane nimba ari ubwa mbere nyine nawe waba utubonye today bivuga uyu munsi 250 ni code y'u Rwanda ubwo nukuvuga ngo ibibera mu Rwanda cyangwa u Rwanda rw'uyu munsi rutandukanye n'u Rwanda rwa kera so uyu munsi rero ahantu turi murabizi nyine ko gahunda ari ukubageza ahantu hose tubatembereza ahantu turi uyu munsi ni muri quartier nshyashya nimvuga quartier nshyashya ntabwo ari uko ari bw'ikivukaho yako of course ni mu Rwanda ahubwo nuko ari quartier iri kugenda iturwa mbere y'imyaka nk'ingahe ishize ntabwo ahantu wari uhazi ntabwo ahantu hose hari hatuye ngira ngo wiso kuri kamera aragenda bibereka ukuntu ari ahantu nyine hari guturwa bya hatari kandi hari guturwa n'abantu nyine ubona bihagazeho bameze neza urabona ko naga quartier kameze neza amafu akayaga kaba kameze fresh n'ahantu nyine ubona hameze neza cyane habereye guturwa no gukorerwa ibindi bintu bigiye bitandukanye uyu munsi rero twavuze tuti reka dutembere bitewe nuko twumvise umwihari kuba hano hantu ndavuga ati reka dutembere abariho tubatembereza uyu munsi tunabasobanurire rega mugomba no kugenda mumenya utuntu n'utundi mu minsi ishize murabizi ko hari ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye ikintu kivuga ngo imisoro ku bantu bagiye gukora ubukwe ngo iki n'ibiki abantu bose bazajya bakora ibirori bazajya basoreshwa ibyo mwarabibonye n'abantu bagiye babigarukaho mu buryo butandukanye rero twagize gutya tubonye ahantu hafite umwihariko ntabwo ari twe twahavumbuye n'abandi bantu batubwiye ariko ahantu hafite umwihariko mushobora kuzahagera naho mukareba ibyo bavuga nimba koko ari ibyo cyangwa biba ari ugutuburira abantu so uyu munsi twahigereye rero ahangaha bayita kuri Kilimanjaro Peak Kilimanjaro Peak ikaba iherereye mu murenge wa Gahanga niyo mpamvu Gahanga ubundi ku bantu kuba diaspora bavuye mu Rwanda mbere wenda mu myaka nk'itanu ishize ntabwo Gahanga bashobora kuba batahazi neza kubera ko ni quartier itangiye guturwa nyuma yaho nibwo abantu bayatatse barayubaka iyo miturirwa yose muri kubona ebana abantu barahatura bimera neza cyane kandi koko na ahantu ubona haturitse hagendetse hameze neza ahantu rero igahanga muri Kilimanjaro umwihariko waho wa mbere ngira ngo muri kubibona inyuma yanjye ko ari jardin Wilson kuri kamera bari kubikurikirana neza cyane inyuma yanjye muri kubabona hari jardin aha hantu rero habera ibirori bigiye bitandukanye ariko impamvu twaje kuhasura ntabwo ari kubera ko habera ibirori ahubwo impamvu twaje kuhasura umwihariko waho iyi misoro yose mwagiye mubona ngo icaracara ibuza abantu gukora ubukwe n'ibiki ntabwo bibabuza ariko hari ababitinye hari ababitinye so rero ahangaha muri Kilimanjaro umwihariko waho nuko babigukorera byose nimba uje kuhakorera ubukwe nimba uje kuhakorera ikirori gitandukanye ibirori runaka umenye ko icyo cyitwa imisoro byose barabyikemurira aba ari ibyabo noneho igiciro bagucaginga nicyo numvishe gisekeje kuko ku bihumbi 500 byonyine by'amafaranga y'u Rwanda
baguhereza iyi jaride, ngira ngo uri kubona ko ari jaride nini cyane kabisa, ni jaride nini. Baguhereza iyi jaride, hanyuma bakaguha tente itwikiriye. Mu gihe waba ushaka gukora ahantu hatwikiriye, bakaguha tente itwikiriye nini, ishobora kujyamo abantu barenga 300. Hanyuma noneho ku bijyanye no kurya no kunywa bagukorera discount, bakagukuriraho 10%. Ibi bintu nkibyumva bwa mbere, nabanje kugira ngo ni ibikabyo cyangwa ni ibintu barimo ku nyine bya bindi byo kwamamaza. Niyo mpamvu twavuze tuti byanze bikunze hari ahantu tugomba kuhagera tukamenya nimba ko karibyo. Biragoye kubona ahantu bashobora kuguha location bakagushyiriraho imisoro na discount, bakaguha tente, bakaguha intebe, ibintu byose bakabigukorera kuri aya mafaranga ku 500. Ibintu by'ubukwe, ubukwe burahenda, ubukwe busigaye bwihagazeho, ngira ngo murabizi. Ni nayo mpamvu kari akantu k'imisoro Rwanda Revenue yashyizeho katrendinze byatari. No kubera ko abantu bose barabizi ko ubukwe buba bwihagazeho burahenda. Noneho ukabona ahantu nk'aha ngaha bakubwira ngo baraguha location ariyo jardin, baguhereze tente, bagushyiremo tente, bakubakire tente uko bafite amatente hano, bagushyiremo n'intebe zijyanye n'umubare ushaka ku 500 gusa. Nibarangiza ku bijyanye no kurya no kunywa bagukorere discount y'10%. My friend, urumva ko ya misoro yose bari biyishyurire, bakagukorera na discount y'10%. Urumva ko mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe. So kugira ngo rero tubikliyaringe, tumenye nimba koko ari byo cyangwa ari za mvugo zo kwamamaza, niyo mpamvu twifuje kuvuga ngo reka tuhagere ubundi turebe aho hantu muri Kilimanjaro Peak ibyaho bimeze bite. Ese ubundi abantu bahakorera nibyo koko iyo discount ibaho cyangwa ni za mvugo zo kwamamaza, za mvugo zo gutwika? So niyo mpamvu twatembereye uyu munsi aho turi, niho duherereye. Ngira ngo muri kubibona ni jardin nini cyane, ni jardin nini cyane. Wilson arayibereka ku mashukuntu hameze, kandi ni ahantu ni mu murenge wa Gahanga nkuko nari mbibabwiye. Ni ahantu hafi y'umuhanda, haragendetse, hari umuhanda munini, imodoka zirinjira, hari parking ihagije. Mbese muri make twaratunguwe no gusanga ibi bintu byose uko bingana gutyo bashobora kugucaginga 500 gusa. Ntago bisanzwe. Jyaho hasi muri comment ubundi utubwire, jyaho hasi muri comment tubwire niba hari ahandi nawe wabuzi hari utuntu tw'udukoryo cyangwa hari utuntu tw'udushya, hari ama discount abadasanzwe. Kuko ni ibintu wabwira umuntu, abantu bose baza agaciro ko gukora ubukwe cyangwa babukoze, bazi ukuntu ubukwe buhenda. Rero kumva ngo ku 500 baragukorera ibintu bingana nk'ibyo ngibyo nari nkubwiye, ni ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu natwe nyine twavuze tuti reka tuze turebe aho hantu, tunahatembere, tunahamenye, tunaganire n'abantu baho batubwire nimba koko ibyo bintu ari byo byanyabyo. Niyo mpamvu ngiye gusaba umwe mu umuyobozi wa hano, akaba ari we udusobanurira ubundi ibi bintu twumvise nibyo, mutaza kugira ngo nayanjye gusa mukagira ngo ngiye ngo nafashe amafaranga yo kwamamaza. Ntabwo ari cyo tugendera, ahubwo icyambere tuba tugendereho ni ibyo tuderivaringira abadukurikira. Mwebwe mudukurikira, ese turi kubahereza ibintu koko bijyanye n'ibyo mushaka cyangwa mwagakwiye kuba muhabwa, mwagakwiye kuba mureba. Ahantu muri Kilimanjaro, yego, Kilimanjaro Peak, tubwire aya makuru dufite naya nyayo ku 500 hano umuntu yaza akahakorera igikwe? Okay, ubundi ukuri kuriho kuzuye. Twege ku 500 tuguha ahantu, tuguha tente, tuguha n'intebe. Niko kuri kuriho guca kubwira abantu kugira ngo bazaze banabizi. Yego, tuguha n'intebe, ariko dutanga muri service, dutanga harimo no gutekera abantu. Harimo gutekera abantu, harimo kubambika, harimo gukodesha ibikoresho, kuko dufite n'igikoni kimeze neza. Abantu bagiye bibona kuri kamera zabo, sinzi niba mwabiberetse. Ni ku mafaranga makeya. Twatekereje ku buri muntu wese. Hari umuntu ufite umuntu ashaka kubana ariko akumva atabona amafaranga kwishyura tente ya 2 3 ariko twebwe turamwakira. Urumva umuntu kuhaye tente akaguha gukorera, akaguha n'intebe ku 500, aba afite ikintu kinini agukoze ku buzima bwawe. Yego.
umuntu nkorera reka byite ngo ni umumabuja cyangwa se umubosi ni umunyamutima mwiza yarebye asanga hari imbogamizi zaje mu misoro ibiki nubwo bitaratangira ntabwo biratangira ariko abona ko ari abantu benshi babura ukuntu bakora ubukwe bitewe n'igiciro kiri hejuru wafata umwanzuro wo kuvuga ati iyi price yanjye nziza mubona kuko ari nako ari nziza ijyamo abantu 1000 banarenga avuga ati reka njye none nshyiraho abantu mbashyire ku mafaranga make kugira ngo babone uko bakora iki bakora ubukwe bro umuntu ashyiraho promotion bitewe n'ubuzima aciyemo sinzi mba mubizi ibyo bintu baba bashobora kuvuga ati nanjye naciye mu buzima butari sawa gutya na gutya akavuga ati nanjye kamanura iki abantu ibiciro niyo mpamvu navuze ati reka dukore dushyire abantu hasi kuko si ibyo nyine by the way dufite n'ibyicungo by'abana kandi nabyo biri ku mafaranga yo hasi iyo hasi ashoboka kuba buri wese yakwisangamo ibyo kurya biri hasi ibyo kunywa biri hasi we yaravuze ati reka mfashe abanyarwanda kuko nanjye mfite ubuzima naciyemo bituma ubuzima kuko nabo yubatse bimugoye reka mbivuge muri ubwo buryo yagiye kubaka bimugoye aca mu nzira nyinshi ariko avuga ati ningira amafaranga barako n'umuntu urabona ariko reka nkweho nk'urugero iyo umuntu akuriye mu muhanda z'inzara yashinze restaurant ukaza kuvuga ati uriya muntu yari ariko niyishyura akuma ubusobanuro bw'umuntu ko nari nshonje aramwumva kuko nawe azi ukuntu inzara iryana yego niyo mpamvu navuze ati reka mfashe abanyarwanda muri ubu buzima turimo bugoye reka mbashyire ku giciro cya 500 mbahe iyo full package ubundi baze muri iki mbafashe abantu rero twarabyumvise tugira ngo ni ibikabyo tugira ngo nago ari ibyanyabyo bitewe nuko twari dusanzwe tumenyereye ibiciro by'ahandi amamiliyoni n'ibiki niyo mpamvu twaje kugira ngo tumekinge sure hanyuma tukigera hano hari ikindi kintu twasanze cy'umwihariko muri Kilimanjaro yego ngo mugira igihe abantu baza bakagura icyo kunywa bakarira ubuntu reka nashanye sobanure neza buriya iyo umuntu avuze ngo ni ubuntu biba biterwa n'igiciro yashyizeho niba usanga urya brushette nziza nk'uko abantu bagiye bazibona y'icyatanu igihumbi icyo gihe ukaza ukagura 500 800 cyangwa ngahe tuba dushyize ku buntu ibintu byumvikana ariko twa tugira amasaha nibyo dushaka gutangira gukora tuvuga ati ku munsi w'umuganda abantu bitabira umuganda bagiye bagura icyo kunywa none twa tubaha icyo kurya ku buntu buri for free none nabyo kuvuga ngo ni 500 no wowe ukagura icyo kunywa brushette ikaba ari ubuntu umuganda nzageza kuwukorera muri aka gace yego buri wa gatandatu w'umuganda kuza ukagura icyo kunywa tukagura brushette y'ubuntu abakunzi b'inyama nizere ko namwe mwabyumvise bya bintu ntago byari ibikabyo hari ukuntu tubwira abantu ibintu noneho kubera ko ari tuba ku mbuga nkoranyambaga bakumva nyine ni bya bintu ngo turashaka gutwika ngo turi gushaka views reka n'ikintu mbabwira sibyo ubundi mu buzima busanzwe iyo ufite business nk'iyi ntabwo itwikiramo uvuga ibintu biririye kuko iyo utwikiyemo urahomba abura abantu twebwe ibyo tuvuga ni ukuri wowe wa gatandatu w'umuganda we tugane ugura icyo kunywa icyo kurya tukiguhera ubuntu niyo projet dushaka gutangiza ariko usibye ko n'ubu ngubu guhera kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru tuba dufite umugoroba umeze neza yego none aho ngaho none ningiye kugira nagiye kuvuga none tuvuye kuri abo bantu bazanye baje kuhakorera amaseremoni runaka amakwe amanama n'ibindi bigiye bitandukanye tuvuye no kuri iyo minsi yo kurira ubuntu mwabyumvise hanyuma ni ibihe bindi bisanzwe bibera hano muri Kilimanjaro muri Kilimanjaro usibye wenda byo kurira ubuntu twakira amakwe anniversaire dufite igicungo by'abana kandi nabara amafaranga matoya make ashoboka ikindi cya kabiri ari ukuntu umuntu afite ati mfite nshaka gukora anniversaire ariko nta bushobozi mfite we twegere twe tugufasha nimero mwese maza gushyira nimero bazirebe nimero turaziba bushyira bazirebe wowe ngwino utubwira ati njye nta bushobozi mfite ariko nshaka gukora mu anniversaire ariko ndushaka kumvika twagura ubuntu ukagira ibyo twumvikana ukurikiza ibintu biri simple muri business abamo no gufashanya kuko business yose ntago ari ukwikakaza hari ukuntu ubundi gukebura abantu bikabyite gutyo ugakebura abantu kugira ngo ibintu bigende neza ni kutwe nimugoro twavuze ati reka tukajya dukora ibintu tunafasha abanyarwanda muri rusange dore ko president atubwira ati gahunda no kwizirika umukanda ariko dufite no murongo twavuze izirika umukanda ariko ufite umurongo runaka ugenderaho yego so mwabyumvishije na cyane ko iyo ufashije umuntu buriya urumva ari umugishuza nyiri ubwite nyiri boss wa hano nyiri hano urumva nawe impamvu abikora nuko afite ubuzima yaciyemo gufasha ari kubyumva neza kurusha umuntu utarabiciyemo so ngayo nguko urumva twagira ngo tumare impungenge abakunzi ba Today 250 kuko hari igihe tuba tugomba kubabwira inkuru yuzuye tuba tugomba kubabwira ibintu dufitiye gihamya niyo mpamvu twavuze tureka tuhigerere kuko inkuru mbarirano
iratuba. So wakoze cyane, sizi niba hari ikindi wakwifuza kubwira. Ni iki ngiki mutugane, nimero murazibona hasi, muhamagare musobanuze, barabasobanurije kandi babakirane yombi, nta kibazo kirimo. Twishimira abashitsi n'ubu utafite n'ubushobozi we just ngwino tuganire kuko hano ni inshuti y'umuryango. Nicyo navuga. Ukigera kuri gare ya Kicukiro, Nyanza ya Kicukiro, icyo ukora moto ikukura yikuzana hano ni 500 kuri Kilimanjaro, moto ni 500. Ukigera kuri gare ya Nyanza ya Kicukiro ugahita ubwira umumotari uti ngeza kuri Kilimanjaro, na amafaranga atarenze 500 ntago bajya hejuru, ubundi ukaza ukirebera service z'agatangaza ku mafaranga ya ntayo, hafi ya nayo. Nuko bimeze rwose. Urakoze cyane bro. Namwe murakoze bro, kandi mwakoze kutwitabira. Muta tuzabakenera, dufite show. None iyo show yikonoteye ubwo kurya n'ubuntu, none biri simple. 27 kwa gatandatu muzaze, dufite event irimo All Star show ya Sky 2 n'abandi benshi batandukanye. Kurya n'ubuntu kuri Kilimanjaro n'ibintu byose, niyo hambere batanga ibintu byo kurya ku buntu kandi byuzuye ubuziranenge. Yes, mwabyumvise rero, mwakoze cyane mwe mwese. Twabaye kuri Today 250, nitwa Iva Ertier Wilsharari kuri kamera. Bro wakoze cyane, kandi mukomeze mufasha abanyarwanda n'abandi baturarwanda bagiye batandukanye mu ba service nziza. Buriya uko iyo utangiriye hasi ni kugenda uzamuka, buriya n'abantu uko bagenda bumva n'ibitekerezo byanyu, twizere ko bazabagana of course, kubera ko abantu badukurikirana abantu b'abasirimu kandi ibintu tubabwira barabyumva, bagerageza kutwumva. So mujyaho hasi muri comment mutubwire ikintu cyose mwifuza kutubaza kuri Kilimanjaro, nimugire ikibazo feel free, natwe turahari, twababereye abahamya, twahageze nk'uko mubizi ko tutajya tubabeshya. Mwakoze cyane. Murakoze.